nagiye kumva numva ubutumwa burinjiye ndabusoma nsanga n'umuntu wamaze gusibira YouTube channel yari kumbaza ko yabyitwaramo mu byukuri nkurikije impamvu bari bayisibye ntabwo twashobora kwigarura heart attack. Uko byatangiye nagiye kubona mbona umuntu aje kundeba yifuza ko mufasha gukura ikibazo cya warning yari yahawe kuri channel yiwe. Ni channel yari yaguze mu byukuri murabizi ko mu Rwanda byari bigezweho ayizana muri uyu mwaka wa 2024 ariko iyo channel yarabonye igihano cyo kuba ifite warning mu mwaka wa 2021 mu gihe cya covid yari yarakoze amakosa. Nabashije kumukuriramo icyo kintu bita warning ndaza kubisobanura ariko noneho hamakosa yandi yari yakozwe channel yari yamaze guhindurirwa contents. Izina ryahinduwe content ziriho zahinduwe. Ayo na makosa akomeye udashobora gusobanura imbere ya YouTube. Nabwiye ko ari fraud, no kwiba abantu, no gushaka gutwara abantu ukabayobya. Icyo gihe rero YouTube yahise ikora review kuko twari tumaze gusubmitinga ikizamini bari baduhaye gukora ngo bakureho ya makosa yakoze ya warning. Muti mbese warning ni biki? Iyi niyo mpamvu nakoze iyi video ngiye kubasobanurira icyo bita warning, basobanura icyo bita strike, basobanura icyo bita policy training. Je nitwa Nakanaklet niba ubwa mbere ugeze hano nsobanurira abantu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse na technology abafasha kugira ngo barebe uburyo babyaza umusaruro cyangwa se n'uburyo bashobora kwirinda gutabashyira mu bibazo cyane ko turi mu isi ijyanye n'ikoranabuhanga ryihuse rihinduka umunsi ku munsi. Karibu niba ubwa mbere kandi subscribe. Gushyira ibintu kuri YouTube bifite amategeko abigenga. Hari umurongo utagomba kurenga ku bintu ukora cyangwa se ibintu ushyira kuri YouTube. Iyo urenze kuri uyu murongo cyangwa se kuri aya mategeko ushobora guhanwa ndetse kimwe mu bintu bikomeye no guhanagurwa YouTube yawe ndetse n'izindi konti zawe cyangwa se channel zawe zishamikiye kuri Google account cyangwa se Google mail cyangwa se Gmail yawe wakoreshaga kuri yo konti yawe ya YouTube yafunzwe. Nakoze video nsobanura amategeko cyangwa se ibintu ugomba kugenderaho kuri YouTube cyangwa se YouTube guidelines policies. Ugomba kugenda kwireba niba utarayireba kuko nibyo tugiye kuvugaho kuko iyo uramutse urenze kuri imwe muri ariya mategeko niba ariko nayita ubona ibihano. Igihano cya mbere kiroroheje ni warning. Warning ni umwitangirizwa bakubwira ko hari itegeko runaka wishe ugomba kuba kwitondera kugira ngo tuza kongera kurisubiramo. Iyo umaze kubona warning rero hari ibintu bitatu ushobora gukora nyuma yaho. Icya mbere ni ukujya gukora imyitozo cyangwa se gukora ikizamini uko nabivuze kugira ngo urebe ko bakwemerera ko wumvise ibyo bashaka ko wumva kuri iryo tegeko wishe. Hanyuma warangiza bakaza gukuraho ya warning ariko nyuma y'iminsi 90 urategereza iminsi 90 kure ko warangije gukora ikizamini ya warning yawe bakayikuraho. Uramutse utabikoze ukazabona indi warning ivuga ko wakoze nanone ryakosa bakubujije ubona cyo bita community strike. Community guideline strike ndaza kusobanura strike icyo ari cyo n'ingaruka zayo. Hanyuma rero tuvuge ko wemeye gukora ya training urayirangije hanyuma mbere yuko ya minsi 90 ishira ugakora irindi kosa ariko ridasa ridafite aho ribure na ryarindi wari wakoze baba baguhaye amahirwe yo gukongera gukora ikindi kizamini. Ubike ko ukoze ikosa risa n'iryo wakoze muri ya minsi 90 itarashira ni strike. Hanyuma iko zirindi kosa ritari ryarindi ubona indi warning ariko ukakubwira ko ufite nanone amahirwe yo gukora training cyangwa se imyitozo n'ikizamini bakareba ko wabyumvise. Icyo ngicyo nicyo nakugiramo inama ni kujya gukora iriya myitozo kugira ngo ube wizeye ko nubone nukora irindi kosa ushobora kongera guhabwa amahirwe. Urugero dore wa muntu wabwira ndimo gufasha uko byari biteye muri konti yiwe cyangwa se muri account yiwe ya YouTube. Nuramukubonye ibintu nk'ibi ngibi kugirira amahirwe tujya hano handitse take action ugakanda kuri policy training. Uhitamo kujya gukora training cyangwa se imyitozo kugenda bagutoze bakusobanurira ikosa wakoze hanyuma urakura ibibazo byinshi bitandukanye. Dore urugero hangaha ndimo ndakora ibibazo hano ngeze ku kibazo cya kabiri kirambwira ngo Jada yashyize video kuri YouTube yavuga ngo 5G cell phones yavuga ku minara ya 5G. Mu bihe bya covid hari abantu bigeze kwaruka bavuga ko ngo covid irimo ikwirakwizwa n'iminara ya 5G. Urumva rero hano bari kubwira ngo umuntu witwa Jada yashyizeho video ivuga she shows yerekana umunara wa 5G mu mujyi avuga ko it's not a coincidence ko bitari impanuka kuba all this talk about covid and dying started after the tower ngo bitari impanuka kubana batangiye kuvuga ngo covid yaje
bakatangira kuvuga ko abantu bari gupfa nyuma yuko bamaze kubaka ngo iminara mu mujyi. She says the 5G towers are being used to spread COVID, which proves that COVID aravuga ngo iyi minara ya 5G niri ko gukwirakwiza COVID. Ese ni igiki ngo bisobanure ko COVID atari virus ahubwo ari ibindi bintu abantu bari gukora. Urabona twe turi gukora policy, turi gukora training kuri prevention and treatment and disease denial misinformation. Hano ruhande iburyo nibwo uri kubona nicyo bari bamureze kuri YouTube. Hano baramaje eske ibintu yakoze ni violation, hari itegeko yishe rino tegeko rya prevention treatment and disease denial misinformation. Nayo gomba gukanda yes cyangwa kuri no. Iyo kanze kuri no rero wenda ari yes baragukosora babwira ati hoya nikosa yakoze. Iyo kanze kuri yes bahita bumva ko nyine wamaze gusobanukirwa, hanyuma hasi bakaguhereza n'ubusobanuro bukubwira impamvu igisubizo cyawe ari cyo. Hano urugero urabona baratubwiye ngo this example violates our policy because it promotes transmission misinformation. Urumva baratubwiye ngo hangaha ngo urugero baduhaye hano rwa Jada ngo ruri collect ko yisha amategeko ya YouTube kuko yari arimo gutangaza misinformation. Narabivuze mu mategeko ya YouTube, mugende mu yarebe link ngiyo aho hejuru, hanyuma bakatuba dukosora nyine bakumva ko wamaze kumva ikibazo wakoze cyangwa se ikosa wakoze. Ibibazo birakomeza, reka nzinde ndihuta kugira ngo murebe ubwoko bw'ibibazo bakubaza bitewe n'itegeko wishe. Ikintu cya kabiri ni guhitamo gukora ICYO cyangwa ICYO ni nko kuburana ukabwira ngo ariko irikosa mwandeze wenda simbyemera gushana gutya ukisobanura mu buryo runaka bitewe na case yawe. Hanyuma rero barabyumva bakareba niba ibyo wavuze bifite ubusobanuro bakaba barakwemereye bakayikuraho nyuma y'iminsi 90 cyangwa se bakaguhakanira. YouTube rero iguhereza inama zo kugira ute jya gukora training, niyo mahirwe bufite ashobora gutuma utajya mu bibazo byinshi. Ikintu cya gatatu wakora nyuma ya warning, ushobora ngo kubyirengagiza nabyo biremewe, bikavuga ko warning izagumaho igihe cyawe cyose cano izamara lifetime. Ariko noneho wa mubyeyi we cyangwa se wa musore we cyangwa se wa mugabo cyangwa se wa mukobwa we nuramuka ubonye ndi warning iyariyo yose, irindi tegeko wici ryaryo ryose strike, kuko ufite warning ebyiri. Bise bitujyana rero kuri strike ni iki? Strike ni igihano cya YouTube kikubuza uburenganzira bwawe kuri channel yawe. Ubwo nko gushyiraho ibintu, gukora live stream, kuba washyiraho premiere cyangwa kundi ushyiraho video ukabangwiraza gusohoka aya masaha wayishyizeho mbere, kuba wakora post kuri community yawe mu gihe uyifite, kuba wakweditinga video deje iriho, kuba wakora playlist, kushyiraho cyangwa gukuraho ama playlist, gukora ama save button kuba washyiraho, kuba wakora custom thumbnail ya foto ya video yawe bakuza kuyishyiraho baguhitiramo thumbnail baturutse muri video yawe. Umva rero ni igihano gikomeye. Strike rero iri mu bwoko butatu. Hari strike ya mbere bagukubita, hakaba strike ya kabiri bagukubita, hakaba na strike ya gatatu. Reka rero twumva aho zitandukanye. Strike ya mbere ntabwo wemerewe ku uploadinga, ntabwo wemerewe gukora live stream, ntabwo wemerewe gukora schedule video cyangwa live streams, ntabwo wemerewe gukora premiere murabyumva ni kwa kundi ushyiraho video ikaza kujyaho runaka amasaha runaka washatse, gukora trailer ukayishyira kuri video yawe ya premiere iribuze gusohoka nka premiere cyangwa kuri live stream, hari ukuntu ushyira aka video gato kakaba gatambuka mu gihe amasaha ataragera, gukora custom thumbnail, gukora thumbnail yawe iri custom wishakira uko ubishaka cyangwa se kwandika muri community yawe nabivuze, gucreate cyangwa se kweditinga aba collaborators kuri playlist yawe. Uburenganzira ariko ububuzwa mu gihe kingana n'icyumweru kimwe nyuma y'igihe nyine ubiboneye cyangwa se babiguhereye. Hanyuma rero ugategereza iminsi 90 amezi 3 kugira ngo cya kimenyetso cy'uko ufite strike cyangwa se bwa butumwa bwo kuvuga ko channel yawe iri strike by high strike buvaho. Uramutse ibyago akagukubita indi strike iminsi 90 itarashira cyangwa se amezi 3, ibyumweru 2 umenye ko nta kintu ubasha gukora kuri channel yawe. Urumva babikubujije uburenganzira kuri channel yawe. Buri strike bagukubise yose ni iminsi 90 mu bihano bya strike. Ariko wibuke ko strike ya mbere ni icyumweru kimwe gusa udafite ikintu ukora kuri channel yawe, iya kabiri bagukubise ni ibyumweru 2, iya gatatu rero ni rurangiza. Ahangaha c'est fini, terminé, you are done. Channel yawe anagura, konti yawe ya Gmail ifite ikibazo, ntabwo yongera gukora. Niba ufite channel 1000 kuri YouTube zose
ziragiye. Nizere ko mugize icyo mukuramo mu gusobanukira ibihano bya YouTube kuba YouTuber cyangwa se n'abandi bashaka gufunguza YouTube. Hanyuma nabashiramo na link ushobora kujya kurebera amategeko, ariko nandi ndibutse ko nakoze video kuri ibi ngibi. Niba utarayireba ngiyo ndayigusiye, genda uyirebe. Nitwa Naklets, ahangaha mbasobanurira ibijyanye na technology n'ikoranabuhanga, uburyo mwabyaza umusaruro n'uburyo mwakwitonda ngo ritabashyira mu bihombo. Bye.